Inzoga yengwa mu bintu bitandukanye yaba ibiribwa n'ibitaribwa izwi nka muriture ngo ni ikinyobwa gifite ubukana butazwi kuko uyinyoye ashobora kwibagirwa naho yajyaga. Kuri uyu wa kabiri polisi yaguye gitumo umugabo utuye mu murenge wa Kinyinya imufatana inzina zitandukanye zitazemo iyi nzoga, imufatana amasaka, isukari, imisemburo y'imigati, amafumbire akoreshwa mu buhinzi n'ibindi mu nzu ifite inzina zicukuye mu makaro. Uyu muturage wiyemerera ko yengaga akanaranguza muriture avuga ko ababariwe atazasubira nubwo iyi ari inshuro ya gatatu atabwa muri yombi. Impamvu nabitabaga hasi nabitaraga hejuru bigatinda gushya, nanje niga amayeri yo kujya mbishyira munsi kugira ngo bifate ubushyuhe bishye. Nibandikura umuntu wo kuri RSSB yangiriye inama yuko nzagenda nkaka icyangombwa ngakora ibyemewe n'amategeko. Ngewe nabyemeye kandi nsaba imbabazi, ubwo icyo amategeko ateganya nicyo ndemera ndagifata uko. Polisi y'u Rwanda ivuga ko abantu batagakwiriye gushakira imibereho mu gukora ibinyuranyije n'amategeko kuko iyo bafashwe bahanwa bikabasubiza inyuma. Ngo birakwiye ko abantu ubwenge n'igihe bafite babikoresha mu kwiteza imbere ariko mu buryo bukurikije amategeko, atari ugushakira muri ibi biba intandaro yo guhungabanya umutekano yewe bidasize n'ubuzima bw'ababinywa nk'uko bisobanurwa na Assistant Commissioner of Police Theos Badege, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda. Ubu dosiye gukorwa ahanwe ibi byose babwiraga z'inyungu yabonye mu mwaka wose. Ushaka kwibaza iyo aramuka ubu bwenge n'izi ngufu yakoresheje yabishyira mu gikorwa cyemewe, nkuko navuze ko yagiriwe inama n'umukozi ushinzwe ikigo cy'ubuziranenge wahamagawe n'abashinzwe umutekano bamaze kubifata. Yakaba yarazegereye izo nzego bakamusobanurira mbere yuko yitera ibyago nawe akabitera abaturage bandi bose mubona. Ni byiza rero ababyumvise bagiye kudufasha kubirwanya, namwe mudufashe kurangurura ijwi ibi byumvikane neza. Turebe ko ejo bundi umunyarwanda yakora ikintu yemye afite ishema ry'uko ari mu nzira y'amategeko. Ibigaragara nuko izi nzoga uyu mugabo atazengaga ngo azinywe wenyine, ahubwo yazigurishaga abaturage. Nubwo atemeye ko hari abo hafi aho bamuguriraga, ariko kuba yahagaze agasaba imbabazi imbere y'abaturage bari bahamagawe ari benshi, ngo hari isomo byatanze ku buryo hari ikizere ko iyi nzoga ishobora gucika, kandi ngo abaturage barakomeza kwigishwa ububi bwayo bafatanye n'inzego z'umutekano mu kurwanya iki kiyobyabwenge nk'uko bisobanurwa na Nyirabahire Langude, umuyobozi wungirije w'akarere ka Gasabo ushinzwe imibereho myiza y'abaturage. Biragaragara buriya nawe ubwo yahagaze hariya akavuga, wabonye ko yavuze nawe ububi bwabyo, hanyuma akavuga uburyo agiye kubireka. Buriya ingamba zafashwe je nabibonye, kuko hari n'abatuye hano batamenyagaho abitara, cyane cyane niba mwinjiye hari ahantu abitara ni ibintu byari bihishe cyane. Ikintu cyari kibabaje n'ubuzima bw'abaturage banahararaga. Niba mwarebye neza hejuru hari amakaro ubona ari nka chambre y'umuntu, ariko abaturage babyumvise kandi natwe turahari, n'inzego z'umutekano zirahari hano, twese turakomeza kubibigisha no kubakangurira, ndetse twanababwiye ko buri wese agomba kuba ijisho rya mugenzi we. Ndumva bitazongera hano. Mu bigaragara nuko bamwe mu baturage batishimiraga itabwa muri yombi ry'uyu mugabo kuko bazamuraga amajwi bavuga ko akwiriye kurikurwa ngo ntazongere, ariko hari abavuga ko abo biganjemo abakuzi b'uyu watawe muri yombi kuko hari abemeza ko uru rwari nk'uruganda mu buryo bw'ibanga mu mazu atuyemo akanayakoreramo, dore ko ngo amafaranga akuyemo yahitaga ayubakamo nk'uko abyivugira. Uretse amande yacibwaga mbere iyo yafatanwaga izi nzoga, kuri ubu itegeko rivuga ko nibimuhama ashobora guhanishwa igifungo kigeze ku myaka 5. Muri rusange nubwo hatagaragara umubare munini w'abacuruza izi nzoga, ubuyobozi bw'aka karere ka Gasabo bwemeza ko bahari, cyane cyane ahatuye mu buryo inzego z'ubuyobozi zifata ko ari mu kajagari. Fulgence Kizwera, Royal TV.